Murakoze nitwa Mukeshimana Dominique mfite umugore n'abana batanu mwabaye intambara yarabaye ifite imyaka 21 ariko mu by'ukuri ngewe nari umwana ukiri mutoya ubundi byabaye cyane twabitewe n'ababyeyi nubwo na leta y'ubumwe yaje gushimangira kuko mu by'ukuri igihe cyose twabaga tukiri batoya ababyeyi bacu baratubwiraga ati umwanzi ni umututsi ubwo ngubwo ibyo bintu turabikurana noneho haje kuza intambara kubera na cya kintu ababyeyi bari baradushyizemo ubwo ngubwo bituma twinjira mu ntambara atari ukuvuga ngo ni leta ibiduhatiye ahubwo twinjiye mu ntambara kubera bya bintu ababyeyi bari baradushyizemo rwose nkabashishikariza nk'abana batoya rwose ubu ngubu hariho icyizere cyiza n'ababyeyi b'iki gihe ni beza n'uwashaka kukuyobya umwana nawe wareba kure noneho ngewe ubwo intambara yabaye mfite 21 nabashije kuba narindi kuri bariyeri y'ahantu bita Rugenda bari amamodoka yajyaga azamuka avuye mu Ngororero akagera kuri iyo bariyeri akavuga ati tugiye Kabgayi niho habungiye abantu b'abatutsi ari abize ari n'abagabo bafite imbaraga tujye kubazana tubice ubwo ngubwo nabaga ndi kuri iyo bariyeri rwose narabirebaga ubwo ngubwo bakagenda bakabapakira bakabazana bamwe bakabicira hariya ku cyoma bita ku kiraro bakabaraka mu ruzi abandi bakabajyana iyo mu Ngororero bakagenda bakabica nanjye ubwo nagize uruhari muri jenoside narayikoze ubwo ngubwo intambara irangiye nahise nihisha nagiye mara mu Mwobo imyaka 4 muri uriya musozi wa Ndiza ngeze aho mbona ubwo buzima naho buzangeza mpitamo kujya kwiyahura kuko nahigwaga n'ubutabera ubwo ngubwo ndagenda niyahuye mu ruzi inshuro 10 narikiza amabuye mu ishakete nibira ariko sinzi ubwo ndavuga ati amazi ashobora kutanyica none ikintu nakoresha wakurira amashanyarazi ndagenda nurira amashanyarazi ngera ku rusinga sanga umuriro wabuze nirirwa mu ipoto y'amashanyarazi ngira ngo ndebe ko umuriro waza unyice mara iminota 30 kuko nari mfite isango ndebe igihe mpfira iminota 30 ishize ndavuga ariko ubu ngubu Imana ishobora kwishaka ko napfa hari ikintu yaneganyirije ubwo ndagenda mfata icyemezo abantu nakoreye icyaha ngenda mbishiriye mvuga ati bankoje icyo bashaka daraho niyahuriye ibyo nakoze byose byaranyobeye ubwo ngezeyo ku muntu narakoreye icyaha arambwira ati urumva uri tayari kumbwiza ukuri rwose ndavuga ati ndi tayari kukubwiza ukuri kuko ibyo nagerageje byose byarampfanye ubwo ngubwo nahise fata gahunda yo kumubwira abantu bose twakoranye ibyaha arambwira ati ubwo rero kuva umbwije ukuri ngiye kugenda mbwira abayobozi sibagufunge ahubwo uzavugisha ukuri muri gacaca mbongo ngubwo ndakomeza mbaho ngaho ariko abantu banyanga byahatari kuko bavuga ko nzabavuga noneho bavuga ko nzabavuga mu byaha twakoranye muri jenoside ubwo ngubwo igihe kiragera cya gacaca magara nk'amaguru yombi ndavuga ati uzi ko twakoranye icyaha niyumva nibabariye nawe amenye ko ndamubabarira ubwo abantu bose ndabavuga amakuru ndayatanga kuko ninjye watanze amakuru aho ngaho muri uwo murenge mbivuga neza uko biri ubwo ngubwo igihe kiragera njya gufungwa noneho ngeze muri gereza icyanangaje nasanzemo abantu banangiye umutima bavuga ngo bavuze ibyo bakoze ngo bahita bapfa nguritswa no kubyihorera ubwo nakomeje akazi ko kubigisha abari muri gereza bamwe rwose mbasha kubakuramo umutima wari nanjye batangira kwirega basanga ati nyamara nubwo muvuga ko mubivuze mwapfa hari ibintu nakoze byinshi birenze ibyo mwakoze ariko reba nje gufungwa kandi n'imyaka 7 nzafungwa ninyirangiza nzagenda mpinduka umunyarwanda ubwo igihe cyatije kiba kirageze kimaze kugera ubwo ngubwo ndagenda njya gukora tije ngeze mu murenge wacu ndavuga ati sishaka gukora tije mu murenge wacu nazongera gukora ikintu cyitwa icyaha bakansubiza muri gereza ubwo natwe transfer banjyana ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande niho nakoreye tije ubu ngubu ndangije tije y'imyaka 4 noneho ikibazo noneho nagize ngeze mu rugo nabonye nazi gusoma no kwandika kandi numvaga nyene gukorera igihugu ku buryo hariho hose ishobora kuvuga ko bibaye na ngombwa mbonye n'umuntu ushaka kugambanira igihugu nanjye nanakitangira ndavuga ati ntago nakora ako kazi nazi gusoma no kwandika mpita mbwira umugore wanjye ubu ngubu
njyewe ngiye kureba ukuntu najya nguza amafaranga muri sako mujyane ku mudugudu Migitenya gutangira primaire. Ubu ngubu ukumura yamagaza ahangaha, ubu niga mu mwaka wa 4, nigana n'umukobwa wanje w'imfura, ubu tugeze mu mwaka wa 4 primaire. Mu by'ukuri ubwo ngubwo none ngarutse inyuma gatoya, no kuvuga ko abantu nakoreye ibyaha tubanye neza, ni nabo bambyariye abana muri batisimu. Rwose komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ndayishimira kuko yakomeje kutuba hafi nk'abanyarwanda, rwose bituma tugaruramo icyizere. Ubu ngubu rwose ntangiye ubu ngubu ndandika, n'ubu mbonye umugizi wa nabi ifite telefone ntahita telefone polisi igahita izikamukacira, kuko ko byagenda kose ubu ngubu niyemeje gukorera igihugu, nkabashima leta y'ubumwe itarobanura ku butoni. Murakoze. Nkomoka muri aka kagari ka Remera, umudugudu wa Muriro, umurenge wa Gasaka, hahoze ari komine Nyamagabe, muri serire ya Muriro, muri segiteri ya Remera. Mbere yuko ngira icyo mvuga, ndabanza gusaba imbabazi abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda, by'umwihariko abarokotse jenoside, kuko ubundi ku bwanjye numvaga nta jambo nari nkwiye kugira bitewe n'amahano nakoreye ubwoko bw'abatutsi kandi twara abanyarwanda kimwe. Nkaba rero nsabye imbabazi abanyarwanda bose, by'umwihariko nabo navukije, ababo bakaba barabaye imfubyi n'abapfakazi. Kubw'ibyo rero yewe muri 1994 nari urubyiruko, kuko nari mfite imyaka 33. Mbere yuko ntangira kuvuga ibya 1994, ndavuga amateka mabi twagiye twigishwa mu mashuri. Mu mashuri bafataga abana b'abahutu bakabahagurutsa bakabashyira ukwabo, ab'abatutsi bakabashyira ukwabo. Icyo cyari ikibazo hagati yacu nk'abana b'u Rwanda, kuko twabonaga tutari bamwe. Urumva icyo yari imbuto mbi yabibwaga mu bana b'u Rwanda. Nyuma jenoside itaraba, twabanaga n'abaturanyi bacu b'abatutsi neza, twarashyingiranaga, twajyanaga gupagasa, gutembera, twarahingiranaga, mbega ibyabaga byose twabaga turi kumwe, urwaye tugafatanya kumuheka. Ariko 1990 igeze, murazi ko leta ya Habyarimana yangaga ko impunzi zahunze 59 zagaruka iwabo mu gihugu. Habyarimana ubwe yarivugiraga kuri radiyo ati, ikirahure cyuzuye amazi ntawe washyira amande kuko yameneka. Abari impunzi nabo ntibari bishimiye kuba inyuma y'igihugu aho batagira ijambo kandi bafite igihugu bavutse. Baje bashaka nabo kuza mu gihugu cyabo. Twahawe izindi nyigisho zitari nziza ubwo bahabwaga izina ry'inyenzi, kandi ari abantu kimwe natwe, ari abanyarwanda kimwe natwe. Nyuma twaje kubwirwa ngo duteme ibihuru, ariko ntabwo ari ibihuru byavugwaga, ahubwo havugwaga b'abatutsi duturanye nabo, bamwe twafatanyaga, twasangiraga. 1994 igeze, bati
indege ya Habyarimana irahanutse, inyenzi ziramurashe, ariko kwari ugukoma imbarutso, ntabwo ari uko Habyarimana yarapfuye. Bya bindi byari mu mitima bimwe twonyejwe turi bato byarahagurutse. Abatutsi bafashe inzira bahunga bajya hariya ku mashuri kwa padiri, natwe twasigaye mu ngo iwacu. Bukeye ku itariki ya 8 nari ku isantere hariya mu Kabeza, nibwo Perefe Bukibaruta Laureni, Kapiteni Sebuhura, Burugumesitiri Semakwavu, Suriyetona Abayisenga Janvier na Suriyetona Senyoni baje badusangaho. Twari kumwe n'umugabo bitaga Karangwa ari gerefiye mu rukiko rwa kanto ya Nyamagabe, n'uwo bitaga Havuga Forodwari wari suprefe. Bajya ahantu mu gikari kwa Habimana mu nzu yari hari, bakorana akanama. Basohotse badusanze hamwe hanze, bahita batubwira ngo mushyireho bariyeri hano mu Kabeza. Twahise dushyiraho bariyeri. Abatutsi barazaga bagatambuka, hashize iminsi itarenze 2 baragarutse bati muzi n'ibindi, abatutsi murambi bagwiriye, kandi ubwo bagwiriye bazaza kubica, mwumve nawe. Badushyizemo undi mutima mubi. Ubwo ntihagire ubacaho, uzajya anyura hano mujye mumusaba irangamuntu, uwo musanze ari umututsi mumwice, kandi utabyubahiriza nawe yicwa. Ntitwigeze twibuka ko babana ari abanyarwanda bagenzi bacu twonsibere rimwe, ahubwo twihutiye gushyira mu bikorwa ibyo tubwiwe. Tuyoboka Buhumya. Ubwo uwahageraga wese twamwakaga irangamuntu, uwo dusanze ari umututsi tukamwica. Hari ikiroba cyari hafi ku nzu y'uwitwaga Alphonse, yari itaratahwa, niho batweretse ngo imirambo tujye tuyiba. Ubwo igikuba kiracika mu gihugu cyacu, kiracika muri Perefegitura ya Gikongoro, kiracika muri komine ya Nyamagabe, muri segiteri ya Remera. Muri icyo gihe ndibuka uruhare rwanjye, kuko sinshobora kurwibagirwa, kandi nta wundi naruha. Ndaho mu Kabeza kuri iyo bariyeri nahiciye abantu batatu. Ibyo ndabyibuka bikambabaza, kuko abo nishe bari bene wacu, bari abanyarwanda nkanjye, twarafatanyaga mu mirimo yose. Nyuma ku itariki ya 18 z'ukwa 4 1994 twagabye igitero hani Murambi ku mpunzi z'abatutsi zari zahungiye. Kuri uwo munsi batubwiraga ko turi buhabwe abajepe bakaza kudufasha kwikiza impunzi z'abatutsi. Abajepe ntibabonetse. Batabonetse baratubwiye ngo mukate musubire, ariko twari twambaye sinye mu ruhanga y'ikirere cy'ingabo kugira ngo uwo tuza guhura wese atayambaye tumenye ko ari umututsi tumwice. Ubwo uwo mugambi w'uwo munsi ntiwagezweho. Utagezweho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, uwitwa Karangwa David na Havuga Forodwari bahise baca amazi yazaga hano aho impunzi zari ziri
kugira ngo batongera kubona amazi bifashisha. Iyo zamanukaga zigiye hasi aho kuvoma ikinamba kato itemba ihari, amaruru ku misozi twarayavuzaga bakiruka ntayo bajyanye bakagaruka. Kuri 20 mu ijoro ryaho, ubwo bari bararitse abantu bo kuza kwica impunzi z'abatutsi zari hani Murambi. Amamodoka yaratundaga, abavuye Kinyamakara baje bazanye na burugumesitiri Munyaneza Sharire, abavuye imudasomwa bari kumwe na burugumesitiri Nteziryayo Emmanuel. Natwe ab'inyamagabe twari kumwe na burugumesitiri Semakwafu Felician, twari kumwe n'abajandarume, twari kumwe na perefe. Ubwo baraje abantu bagenda birunda ari haruguru mu Gatyazo, abandi ari ya Mwironderi, Burira. Bujya gucya mu gihe cya 9 baratumanuye, turaza twinjira amaha, batubwira kugota, turagota, nabo batangira kurasa. Bukeye kurasa basa naho babihagaritse, tutayirana nabo amabuye. Ku mabuye baratuganza, batuganje dusubira inyuma, bati wongera gusubira inyuma mu mwica, ahubwo kubatera mukabatera namwe nimusubire mujye mwizibukira mubasatira mubegera. Nuko byagenze, dutangira kwizibukira yo badutera, twe ntitubasubize. Tugeze hafi yabo, bamwe b'imbunda babashyizemo bararashe, abamagerenade bateramo. Ndabyibuka hari mugenzi wanjye mubo twari twazanye, yari umuserire muri serire ya Muriro yitwaga Saruhara Celestine, yaje kugwa ahangaha, bateye grenade irapfuba, yihuta kuyitora agira ngo nibuye, kandi yari itewe na za ntambwe twari kumwe. Ayiteruye ngo nawe atere, ibiramuturikanye iramushwanyukana, ahita guhanga. Uwo munsi umurambo we twarawambukanye, tubujyaniwe cyo gushyingura. Ariko tukiri aho ngaho, abageragezaga ngo basimbuke bacike bagwaga mu mitego yacu, tukabikisha amahiri, imihoro, inkota, amacumu n'ibindi. Abantu bari hejuru hariya ya etaje bari bahungiye, bamanuweyo n'amasasu. Ubwo ntibyakiriye aho, hari abari ku Kigeme. Abari ku Kigeme bari abarwayi batari biciweyo, babazanye hano, tuza dufite umugambi wo kuza kubica ku bwa kakamenyero. Twageze abajandarume babarinze bataba abantu ntimubakoraho, twabahawe n'ubuyobozi, nibuza muze mubabusabe nta kibazo. Twategereje babayobozi, tubategereza kuri bariyeri, baje turababwira ati bari abantu nabo mwabazanye ngo tubice. Baratubwiye ngo bari abantu bo ntabwo bicwa, ahubwo tuzabereka komisiyo y'amahanga tuvuge ko atari jenoside, ahubwo ari ubwoko bw'abanyarwanda bwasubiranyemo. Ubugabo ntibishwe. Twahise rero tubona ko dutsinzwe, dufata umugambi wo ku Gikongo. Twarahunze tujya muri Kongo. Tugeze i Kongo nabwo twajyaga kwitoza ngo tugaruke gusohoza umugambi twari dufite, ariko ntabwo Imana yabyemeye. Amakamba asenyutse, twarirukanse bamwe, ndetse ntange nagarukiye muri Angola. Numvaga ko ntazagaruka mu Rwanda, kuko ibyo nari nakoze numvaga ntashaka ko mpagera ngo mbiryozwe. Ariko nahise ngaruka mu buryo ntazi,
indege iranzana ngeze i Kanombe, nagiye kwibona mbona ndi hano ku ivuko. Nari mfite ubwoba, nabonaga umututsi nkihishe nkubika umutwe kubw'ipfunwe ry'ibyo nakoze. Ariko ndashima leta y'u Rwanda, ntabwo yafashe abantu twari duhungutse maze ngo iduhembe igihembo cyo kutwica, kandi dore ko twamwe twari twagiye twishe, ahubwo badushyize mu magereza. Mu magereza barahadusanga, baratwigisha, batwigisha gusaba imbabazi, dufata umugambi wo gusaba imbabazi, imbabazi baraziduha. Niyo mpamvu mubona mpagaze aha ndi kuvugana namwe nta maroza nambaye. Ni ukubwo bwa leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda igira urukundo, ikunda Abanyarwanda bayo rusange, itarobanuye ku moko. Sinasoza ntagize icyo mbwira urubyiruko nduze aha ngaha. Nangira nababwiye ko nijabitse muri jenoside nkica abavandimwe banjye ndi urubyiruko, mfite imyaka 33. Ubu ngubu mfite 53. Ndagira ngo mbabwire, nyabuna ntihazagira uboshya ngo mwicane, ngo mwice abavandimwe banyu mugendeye ku ngengabitekerezo y'amoko. Rwose icyo mbasabyeho imbabazi ntimuzagikora. Muzajye mugira urukundo, mujye mukundana, mufatanye kubake u Rwanda rwacu, kuko turi Abanyarwanda. Abatuyoboye muri ya jenoside bamwe babitwigishije, bafashe indege bigira mu mahanga. Nitwe twagarutse kubibazwa. Niyo basabye amahanga ngo abagarure, abohereze, abakingira ikibaba. Ndabinginze rero rwose mureke tube Abanyarwanda, twubake ndi umunyarwanda, dufatanyirize hamwe twubake igihugu cyacu. Nk'ubu nari nzi ko ntababarirwa n'umuntu witwa umututsi, niciye umuryango namazeho abi, ariko barambabariye. Ikindi, hari ishyirahamwe dufite ry'ubumwe n'ubwiyunge rishingiye muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Kiliziya Gatolika, rikorera muri santarari ya Bugarura, mu kagari ka Gashiha, mu murenge wa Kibirizi, mu karere ka Nyamagabe, mu ntara y'Amajyepfo. Bangiriye icyizere, bangira perezida wabo. Ni jyewe nyobora iryo shyirahamwe ryitwa Twuzuzanye. Abarokotse bari mu iryo tsinda ni 19. Abemeye turi 5, twari 10, 5 muri twe basubira kurangiza ibihano simburagifungo kuko bari batarakirangiza. Ariko bangiriye icyo cyizere, bamizo mbabazi, nanjye ndazakira kandi ndazishima. Ntabwo rero nasoza ntabwiye abantu bakuru n'abanje urubyiruko. Rwose aho twicaye iwacu hamwe turi ku mashyi, bamwe bafite ababo bagifunze, bamwe bafite ababo bari muri tije. Mwirinde kubwira abana banyu ko base barengana. Ahubwo niba muzi ko ise yari yakoze ibyaha, umubwire ati mwana, iso yagize nabi, yishe Abanyarwanda, yica Abatutsi, kandi bari bamwe baronse rimwe. Nicyo kimubesheje hariya. Ibyo ntimuzabikora, bizatuma yandi umunyarwanda yacu igera ku ntego yayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.